twongeye kubasuhuza nshuti bene data bakundwa, amahoro y'Imana abane namwe. Kani ka kanya keza tuza twongera tukaganira ijambo ry'Imana. Ushize twaganiye ikiganiro cyiza cyane, muragikunda, cyavugaga ngo twoge magazi amazi si ayandi, ndetse twabonaga buryo ki tugomba gusenga amasengesho azadufasha no mu kindi gihe. Uyu munsi rero twabazaniye ijambo rivuga ngo umukiranutsi. Igice cya mbere nacyo, umukiranutsi ni muntu ki? Umukiranutsi Imana imureba ute? Umukiranutsi mu gihe nk'iki yabigenza ate? Yifasha ate? Imana iramuvugaho iki mu gihe nk'iki? Reka rero n'ubundi turi kumwe n'umutumirwa wacu, reka n'ubundi tumuhe karibu. Turakwakiriye mwene data. Murakoze kutwakira kuri channel yanyu ya Iron Ministry. Nk'uko umuyobozi abivuze, amazina yanjye banyita Kwizera Pacifique, ndi umukristo w'itorero rya ADPR, itorero ry'ururembo rw'umujyi wa Kigali, itorero ry'akarere ka Gasabo, paruwasi ya Kimihurura, umudugudu wa Kacyiru. Umurimo nkora mu itorero ndi umuririmbyi muri kwaya yaho ya kabiri yitwa Integuza za Yesu, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu, kandi n'indi mirimo yose umwami ajya dushoboza tujya tuyikora. Abanubatsi, ndi umugabo ufite umudamu umwe bamwita Uwiteka Ariane, nawe ajya amfasha mu buryo bw'ivugabutumwa. Murakoze kutwakira. Amen. Turakwakiriye rero ubungubu Pacifique, Imana iguhe umugisha. Abantu hano baduhanze amaso, baravuga bati reka turebe uriya mujene, uriya muvugabutumwa w'umujene, twumve icyo Imana yamushyize ku mutima. Kubw'ibyo rero rwose nawe tuguhe karibu ngaho, bwira abantu baguteze amatwi, ukure mu nganzo, nawe babwire uko Yesu agira neza, uko wamubonye, nuko ugiye kumusangiza abandi, kugira ngo nabo bakomeze kurushaho gufashwa no gukomera muri uru rugendo. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane kuduha uyu mwanya. Yesu nashimwe cyane, baramukije abadukurikiye. Nabazaniye inyigisho ivuga ngo umukiranutsi w'Uwiteka aramwubaha. Imana ntishobora gukora ikosa ryo kurimburana umukiranutsi n'abanyabyaha. Mbere yuko dutangira inyigisho yacu, reka nsaba umuyobozi andebere indirimbo 38 mu ndirimbo z'agakiza, turirimbe byibura ibitero 2 cyangwa 4 mbere yuko dutangira inyigisho yacu. Murakoze. Akoze cyane, reka ngufashe tuyizamure. Nayo ndabona ari indirimbo ijyanye n'umukiranutsi witwa Nowa. Reka ngufashe tuyiririmbe, ni indirimbo ya 38 mu ndirimbo z'agakiza. Iragira iti: Nowa kuki wubaka iyo nkuge, urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi n'amazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Uwiteka niwe wabivuze, yuko abagizi ba nabi bose, abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Nuko amazi aterura ya nkuge, ireremba kuri wa mwuzure, abicaye mu nkuge bafitemo amahoro, kugeza ubwo bazasohokamo. None natwe dufite iyo nkuge, n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro, ngwino wihitiremo agakiza, ureke kurimbuka. Niba ushaka amahoro, ngwino wihitiremo agakiza, ureke kurimbuka. Niba ushaka amahoro, ngwino wihitiremo agakiza, ureke kurimbuka. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Twihuse cyane tudatinze, reka tujye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekeri.
umuhanuzi Ezekeri, ibice byaho ni 14 umurongo wa 12. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekeri, ibice byaho ni 14 umurongo wa 12. Twumve uko atubwira. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti: mwana w'umuntu, igihugu nikinkorera icyaha kikancumuraho, nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye, nkagukuraho urushingiro rw'umutsima, maze nkagiteza inzara, nkagitsembaho n'abantu n'amatungo, naho cyaba kirimo abantu batatu, Nowa, Daniyeli na Yobu, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo ubugingo gusa, niko Umwami Uwiteka avuga. Amen. Ngo muhace akarongo. Yego. Dukomeze ku murongo wa 15. Iyo neje igihugu inyamaswa zikacyangiza, kigahinduka amatongo, inyamaswa ntizikunde ko hari ugicamo, naho cyaba kirimo abo bantu batatu, abahungu cyangwa ari abakobwa, nibo barokoka bonyine, ariko igihugu cyaba umusaka, niko Umwami Uwiteka avuga. Reka tumanuke hasi ku murongo wa 21, dusimbuke tujye ku 21. Umwami Uwiteka aravuga ati: mbese sinarushaho guhana i Yerusalemu, ubwo nzahateza ibihano byanjye bikomeye uko ari bine, ariko byo inkota n'inzara n'inyamaswa n'inkazi n'icyorezo, kugira ngo ngitsembeho abantu n'amatungo. Kadusome na 23 dusoza. Nuko bazabahumuriza ubwo muzabona ingeso zabo n'imirimo yabo, nibwo muzamenya ko ibyo nayikoreye byose nabikoreye ubusa, niko Umwami Uwiteka avuga. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimye Imana. Umugabo Ezekeri ntabwo byinshi cyane bumuvugeho, sindi bujye mu buhamya bwe burambuye, ariko kimwe cyo sindi bure kubabwira ko uyu Ezekeri ari mu bahanuzi bane bakomeye. Ari mu bahanuzi bane bakomeye bahanuye kandi ibintu bikomeye mu gihe gikomeye. Arimo twita abahanuzi bane bakomeye bakuru muri Bibiliya, aribo Yesaya, Yeremiya, Ezekeri na Daniyeli. Ntabwo bari bakora ibintu bitwara cyane, ariko ngaruka cyane kuri ubwo dusomye Ezekeri. Iwe ni umuntu kandi ibintu bikomeye, yeretswe icyubahiro cy'Imana, yerekwa ubwenge Imana bakubita imbere y'Imana, yagiye ahamya ibintu bikomeye cyane. Abagabo batatu rero twasomye inkuru itubwira ko Uwiteka adashobora kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Twabonye abagabo batatu, Nowa, tubona Yobu, tubona na Daniyeli. Wenda kugira ngo tuze kubihuza neza, reka turebe n'abagabo batatu ho gato, ubundi tuze guhuza amagambo yacu neza. Reka duhere mu gitabo cy'Itangiriro, hano ibice byaho 6 umurongo wa 5. Ibice byaho 6 umurongo wa 5, igitabo cy'Itangiriro, igitabo cya mbere cyangwa se cyitwa Itangiriro, ibice 6 umurongo wa 5. Turebe izi nkuru za Nowa, turasoma imirongo 2 gusa kugira ngo tubihuze n'amagambo twasomye. Titira amagambo avuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Umurongo wa 5, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ariko. 6, Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati: nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga. Umurongo wa 9, uru ni rwo urubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanye n'Imana. Nowa uyu nguyu ari muri abagabo batatu twabonye Imana yahamije, ivuga ko idashobora, niyo baba bari mu gihugu kikabamo intambara, kikabamo imyirare, kikabamo iki, ariko Imana idashobora kurimbura icyo gihugu kirimo abagabo batatu ko bakiza ubugingo bwabo. Nowa rero uyu nguyu tubonye ni umugabo wabayeho mu gihe gikomeye,
ahangaha dusomye ngo abantu bari bamaze kuba babi cyane, Imana itekereza yicuza impamvu yaremye umuntu, ifata ndetse gahunda yo kumutsembaho. Ariko twasomye ngo Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Nowa Imana imubwira kubaza inkuge. Nowa yabaje inkuge imyaka 120, ayibaza mu giti cyitwa bofero. Imana imubwira ko azakibaza, imuha kondisiyo y'uburyo azakibaza, imuha azashyira imiryango, imubwira byose kugira ngo ikize ubwe bugingo, kuko yabonaga abantu bamajije kuba babi, kandi Nowa we yari agira umugisha ku Uwiteka, Imana imukunda, yakora ibyo gukiranuka. Umuyobozi nabona akanya azanubira nzi babwire kuri iyi nkuge ku buryo burambuye. Nzanye icyigisho cy'inkuge gusa kuko mfite icyigisho cyayo kikari. Ubu ngubu nari bifashishije kubera amagambo twasomye muri Ezekeri. Yego. Nowa rero uyu nguyu yaje kubaza iyo nkuge, ndabisanisha n'indirimbo twaririmbye ari amandirimbo 38 mu ndirimbo z'agakiza. Igihe kiragera, imvura iragwa, ijuru risa n'iritobotse. Ijuru risa n'iritobotse, imvura nyinshi cyane, imvura iterura inkuge, n'inkuge iririmba kuri wa mwuzure. Twasomye mu ndirimbo hariya ngo abicaye mu nkuge ngo bafitemo ngo amahoro kugeza ubwo Yesu azagarukira. Imana ishimwe. Indirimbo yarangije itubwira ku gice cya ku murongo wa ku gitero cya 10 ngo nawe niba ushaka amahoro nuhitiremo agakiza ureke kurimbuka. Agakiza niyo nkuge y'iki gihe. Undi mugabo twasomye hara niyo nawe reka nsomeho gato kugira ngo ngende bihuza nunze kuza ninjira mu ijambo neza. Yo igice cya mbere umurongo w'8 nawe twumve uko Uwiteka yamuhamirije. Uko Uwiteka yamuhamirije nawe. Igice cya mbere umurongo waho wa 8 cyayo, igice cya umurongo w'8 kugira ngo turebe abagabo batatu numvise twasomye uburyo Imana yabahamirije n'ibi bakoze mu gihe cyabo, duhuza amagambo dusenga Imana. Umurongo wa 8 igitabo cyayo umurongo wa mbere kujya ku gice cya umurongo wa mbere igice cya 8. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari nawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Yobu uyu nguyu nawe ni umugabo wageragejwe cyane, ngo Satani yigeze amusaba. Satani yigeze amusabye, Imana yemera kumutanga. Buriya bene data nshuti mumurikiranye, yambibutse yuko hari Imana yemera kudutanga. Imana yemera kudutanga ariko atari uko itwanze, ikadutanga by'akanya gato. Uyu mugabo uyu rero ngo Satani yaramusabye, ariko kuko Imana yamwirataga nawe yemera kumutanga. Yemera kumutangira Satani atugenda umugerageza ariko nuko ari ku bugingo bwe. Amen. Yobu rero yarageragejwe cyane, inkuru ze murazizi ni ndende. Abana barapfa, amatungo arashira, hakaza abagaragu baje kumubikira ati twari turi hano na gutya bigenda gutya. Yobu yaje kurwara ibishyute kuva mu bworo bw'ibirenge kugera mu mutwe. Umugore we ndetse nawe aza kugera aho amwihakana, aza kuza kumubwira ngo wakihakana Imana yawe ugapfa. Yobu aramubwira ati nawe madamu ubaye umwe mu bagore b'abapfapfa. Yobu uyu nguyu rero yarageragejwe bikomeye, ariko Imana imugarukaho nyuma. Twaje kubona uburyo Imana yaje kumugarukaho, imumushumbusha, imuha abana beza ndetse ngo barutanga aba mbere, imuha amatungo mu ngamiya. Ndetse Bibiliya itubwira yuko ngo abakobwa Imana yahaye Yobu bwa nyuma, yamuhaye abakobwa 3 n'abahungu 7. Ngo abakobwa yamuhaye ni abakobwa mu gihugu banganyaga uburanga n'abakobwa ba Yobu. Imana ishimwe cyane. Ibyo bisobanuye ko Imana yikugarutseho iragushumbusha ikagukubira ibya mbere. Haleluya. Ibya nyuma biza biruta ibya mbere. Amen. Nanjye Satani yaherutse kunsaba mu minsi yashize, Imana yemera kuntanga, mpfusha umwana wanjye w'umukobwa, ariko ndabizi ko ari mu bwami bwa data kandi nzongera nkamubona. Ubona ahita uvuga ngo ni isi ariko ni umukwe w'ijuru. Yego. Ubona ndi umukwe w'ijuru rwose, nashyingiye ijuru kandi Imana yansezeranyije ko izampa abana ndetse benshi. Ndabyizeye. Ubwo rero Yobu ngo yakoze ibintu bikomeye, nawe naringize mu muvuga akanya gato. Reka duture no kuri Daniel, kuko twasomye abagabo 3. Daniel we tugiye gusorezaho no tuza dusoza amagambo.
Daniyeli ibice 10:11 twumve uko naho wavuze n'umugabo wa gatatu mu bantu twabonye b'intwari Imana yirahiye twumve uko wavuze igitabo cya Daniyeli ibice 10:11 mfasha ukoze arambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane umva amagambo ngiye kukubwira haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Urakoze cyane Imana umugisha. Uyu Daniyeli nawe ni umwe mu bagabo batatu twabonye muri rya jambo twasomye muri Ezekeri bo Imana yahamirije ikabahamya ivuga ko niyo baba bari mu gihugu bakiza ubwabo bugingo n'abagabo bakoze mu by'ubutware. Uyu Daniyeli nawe agira icyigisho cye kirambuye ariko mu buvuzi ho gato kugira ngo duhuze n'amagambo twasomye. Burya nawe n'umuntu hano bikomeye kuko Daniyeli ndagira ubutse yuko yabaye ku ngoma enye. Yabaye ku ngoma enye, yabaye ku ngoma ya Nebukadinezari, aba ku ngoma ya Belushazari, aba ku ngoma y'Umumedi n'Ubuperesi, ku ngoma ya Dariyo y'Umumedi, aba ku ngoma ya Uwiteka umwami w'Ubuperesi, kandi hose yakoze ibintu bikomeye. Daniyeli ni umwe mu basore bajyanywe i Babuloni ari ku bunyagano ari kumwe n'ubita Sadaraka, Meshaki na Abedenego. Murabibuka neza n'abagabo bahamije Imana cyane aho bajyanywe ari ubunyago bajyanwa i Babuloni. Muribuka aho bari mu kibaya cyitwa Duru banga kuramya igishushanyo cyo Nebukadinezari yari yakoze. Ubwo umwami itangaza akavuga ati abari bwumve amabubura n'amakondera bikubite hasi baramya igishushanyo nakoze. Uyu Daniyeli ari muri ba basore bane, ubwo ni bane nawe ndamushyiramo abandi ni Sadaraka, Meshaki na Abedenego banze kuramya icyo gishushanyo. Baravuga ati ntidushobora kwikubita imbere y'igishushanyo, twe tuzi Imana ya Isirayeli y'utwami, Imana y'abasogokuruza. Iyo niyo Mana tugomba kwikubita imbere. Nebukadinezari turanze ntabwo tukiramya. Abandi bose ngo baramanuka muri icyo kibaya barimo bikubita hasi, ariko abasore bane bahagarara mu kibaya bahagaze. Nibwo Nebukadinezari yabegeraga arababaza ati mwa basore mwe, Imana iri bubanyize ni iyihe mwanga kubarara mu muramyi? Baravuga ati twizeye Imana ya Isirayeli niyo Mana yonyine tugomba kuramya kandi nayo itadukiza, ntabwo dushobora kwikubita imbere y'igishushanyo cyayo. Muzi uko byagiye bigenda. Sadaraka, Meshaki na Abedenego babata mu itanura ry'umuriro baryenyegeje inshuro 7 uko Yesu yabarengeye bagasanga yagezemo. Ndagira ngo umubwire wowe umurikiranye, iyo ugeze mu kibazo urusanga Yesu akirimo, sanga Yesu akirimo niyo mpamvu ntacyo kigutwara. Sadaraka na Meshaki na Abedenego batawe mu itanura ryaka umuriro ryengejwe karindwi, ariko basanga Kristo yagezemo kare. Daniyeli uyu nguyu twasomye bamutaye mu rwobo rw'intare, intare bazirije ubusa iminsi 3. Bamutamo bagira ngo intare zimushwanyaguze zimurye, ariko ndagira ngo mwibutse ko yagezemo akigeramo ahubwo intare nizo zamwakiriye zisasa moya yazo. Umugaragu w'Imana araza aryamaho. Umugaragu w'Imana araza aryamaho kuko yari asanzemo intare yo mu muryango wa Yuda ariyo Kristo. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga rero icyo gihe Nebukadinezari yabuze n'ibitotsi aradasinziriye. Abavuga batumwa arakara dukunda gukoresha tuvuga ngo Nebukadinezari yakoreye nibature aho ngaho ku cyo bataye muri Daniyeli. Nuko yazibikiye mu cyakare ahamagara n'ijwi rirenga aravuga ngo Daniyeli mugaragu w'Uwiteka, ese Uwiteka Imana ukorera yabashije kukurinda? Daniyeli amusubiza mu ijwi rituje cyane aramubwira ngo Uwiteka nagaragaye mu maso ye nta cyaha mfite, kandi nawe Nyagasani ntabwo nigeze mugomera. Ubwo rero umwami ikintu yahise akora nta kindi, yahise ategeka ko bavanamo Daniyeli bamuvanamo. Ba bandi bamugambaniye bajyana amakuru ibwami bose, umwami Nebukadinezari ategeka ko babajugunya mu rwobo rw'intare, kandi babajugunyanyamo n'imiryango yabo. Ndagira ngo mubwire iri jambo wumurikiranye, abaguhiga, abakugirira amashyari, abakugambanira, mu nyuma nibo bazakorwa n'isoni, kubera ko umugaragu w'Imana ahora arinzwe, umuntu w'Imana ahora arinzwe. Iryo rya jambo twasomye ndakubwira ngo Imana ntabwo ishobora gukora ikosa ryo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Ifite uko yakigwatiriza, ifite uko yabigenza mu nzira zayo.
ariko ikarinda isezerano yagiranye nawe. Amen. Imana nishimwe cyane. Ubwo rero imiryango bayitayemo n'abana babigenderamo n'abana ba nyina ngo bakimanuka, haleluya, ngo bakimanuka intare zabasamye mu kirere bataranagira gushyika mu rwobo hanze, ngo amagufwa ziyaturikiriza hejuru ku buryo ngo abari hejuru ku cyobo amagufwa yagiye abasanga hejuru. Imana ihimbazwe. Ubwo rero nshuti yanjye ndagira ngo mubwire ngo Imana ntabwo ishobora gukora ikosa ryo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Ifite uburyo yabigenza, ifite uburyo yabikoramo, ariko igaragara ku cyo yavuganye nawe. Hari ijambo nyamunda kubwira abarokore, nababwira ati muri iki gihe turi muri corona, nibyo turi no muri guma mu rugo, ndetse insengero zirafunze, ariko buriya ntihagire ubwitwazo abarokore bazagira, kuko urusengero rwa mbere ni umutima w'umuntu. Amen. Urusengero rwa mbere ni umutima w'umuntu, kandi umutima w'umuntu ntabwo nta kiwufunga. Umuntu rero njya nkunda kubwira abantu, niyo ndi iwanjye n'umudamu mumusetsa, umuntu agomba kugira amateraniro mu mutima we cyane. Umuntu agomba kugira amateraniro mu mutima we. Insengero zirafunze ariko umutima we urahari, niryo urusengero rwa mbere. Umuntu akagira amateraniro mu mutima we, akagira umwanya wo kuyobora, akagira umwanya wo gutanga amashimwe, akagira umwanya wo gutura, akagira umwanya w'ijambo ry'Imana, akagira umwanya wo gutanga ibyifuzo. Akagira umwanya wo gutanga ibyifuzo rwose. Ayo ni amateraniro aba mu muntu n'imbere. Haleluya. Ndagira ngo mwibutse yuko izi nsengero ni ahantu tujya kuko haba harubatswe, kandi Imana koko irahakorera n'ibyo, ariko Imana urusengero rwa mbere yifuza n'umutima wawe. N'umutima wawe rero, ufungura umutima wawe, ubane n'Imana, ugira amateraniro muri wowe, ugende mu muhanda, ukora imirimo uko ari gufite amateraniro muri wowe. Imana ishimwe cyane kandi dushoboze. Amen. Ubwo rero aba bagabo tubonye batatu ni abagabo bakoze mu by'ubutwari cyane. Ubwo ngubwo nagira ngo mare abantu impungenge bya corona, isi yose ikikora bimeze nabi, ariko hari ijambo nasomye muri Timoteyo wa 2 ibice 19 bivuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rurakomeye, rwanditsweho amagambo Uwiteka azabe. Haleluya. Iryo jambo rurakomeye, rwanditsweho ngo Uwiteka aza abantu be. Ni ukuvuga rero abantu b'Imana irabazi ibyaba byose, imiyaga yaza yose iragenda ariko ikadusiga duhagaze bw'ubu. Kandi yego yemwe niyo umukiranutsi w'Imana yahatabaruka, iyi covid ikamuhitana ryaba ari ryo gare rye, icyo gihe Imana yaba yemeye ko ari ryo herezo rye. Ndagira mwibutse ko umuntu wese hano kuri isi afite iherezo, ahubwo ikintu dutandukaniyeho ni amagare. Buri wese afite igare rye. Hari Imana rero ishimye igashaka ko igare ryawe riba iyi covid yakuri kukagenda. Umuntu wese afite igare rye. Imana ishimwe cyane. Dukomeze rero duhagarare, dushikame, turusheho cyane kwegera Imana, kuko iki ni igihe gikomeye cyane, kugira ngo Imana tube muri aba bantu twabonye yirahira. Hari irindi jambo nkunda cyane njye nyizwa, riri mu ijambo abarokore bakundaga kuvuga cyane. Ni ijambo ryagiye rinanyubaka, rigatuma nkomeza no gutinya gukora ibibi kuva nyakira Yesu umwami n'umukiza. Ni ijambo naryo riri muri Yobu 28:28 rivuga riti kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iriya jambo ni ijambo rikomeye cyane, burya abantu ntabwo bariho agaciro kabyo, ariko ni ijambo rikomeye. Tugomba no gukomeza kwirinda iyi covid ntidutendekishe, iyi covid ntidutere impagarara. Imana irabizi kandi izayishyiraho iherezo, ariko rwose Imana ntabwo ishobora gukora ikosa ryo kurimbana abanyabyaha n'abakiranutsi. Iyo niyo ntego y'ijambo, ndakomeza kubivugaho ndarishimangira cyane, ubwo nicyo cyanzanye nje kubabwira. Nicyo cyanzanye nje kubabwira, kuko rwose Imana yakora ibindi ko ntabwo ishobora kurimburana umukiranutsi n'abanyabyaha. Imana ishimwe cyane. Ndimo nerekeza ku musozo rero, ndagira ngo bibutse aka kantu babwira yuko Imana mu gihe cyose itarashyiraho iherezo kuri iyi covid, buriya niyizi impamvu kandi niyizi ko izabigenza. Uhagaze akomereye atibwira ko ahagaze atagwa, kugira ngo Imana ikomeze kutugirira neza,
kandi bitagusaba tuzasarura. Murakoze, Imana ibamugisha. Arakoze Evangeliste Kwizera. Ni ukuri numvaga nshaka kugumya kumutegera ngo numve amagambo yavugaga, kuko nanjye ubwanjye numvaga ari kunyubaka. Avuze amagambo menshi meza cyane, ariko iri jambo nyamukuru yatuzaniye rivuga ngo naho cyaba kirimo abo bantu batatu, Nowa, Daniel na Yobu, gukiranirwa kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko Umwami Uwiteka avuga. Imana iduhe umugisha Kwizera, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Kuri ni ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ni n'ubwa mbere numvise uvuga ubutumwa bwiza gutya. Rwose ndashima Imana ko imaze kukubaka kandi kugiye kubaka abandi basore bagenzi bawe. Murakoze cyane bakuri inyuma. Rero bene data, mwarimu duteze amatwi, iri jambo ni ryiza cyane. Atubwira uburyo ki Yobu yakiranukiye Imana, atubwira uburyo ki Daniel yakiranukiye Imana, atubwira uburyo ki Daniel yakiranukiye Imana. Abo bose twumvise uburyo ki Imana yagiye ibivuga ibigamba. Aravuga ati mbonye mu isi wowe Nowa, nta wundi mbonye mu kiranutsi sibyo. Tubonye Daniel, ati Daniel mugabo ukundwa, haleluya. Tubonye n'uriya mugabo Daniel, ubwo umwami yamwirase ati Daniel akarinda aho aburi bitotsi, nyamara yarazi yuko bamutaye mu rwobo rw'intare, ariko kubera ko Imana yari imuzi, haleluya, haleluya, ngo umwami Imana imuteza kubura ibitotsi, biba ngombwa ko ajya zinduka cyane. Umukozi Imana atubwiye ngo akorerayo niba turi. Imana iduhe umugisha. Bene data, iki ni igihe gikomeye, ariko nubwo gikomeye ni igihe tugomba kugumya kwegera Uwiteka. Iki ni igihe abantu benshi bari gushayisha mu byaha, ndetse bamwe bakabibatiza, ndetse bamwe bakumva yuko rwose nta n'icyo bitwaye. Hari n'icyaha abantu muri no minsi nagiye kuri social media ndeba comments z'abantu bagenda bavuga icyaha kijyanye n'icyaha cy'ubutinganyi, ngo ni uburenganzira, ngo ariko reka nkubwire mwene data, Sodomo na Gomora iki cyaha nicyo cyabarimbuye. Iki cyaha cyarimbuye Sodomo na Gomora. Iki cyaha cyateje ubwoko bw'Imana akaga. Niyo mpamvu rero tutagomba ngo ni uburenganzira bw'abantu. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose Uwiteka arabireba bikamubabaza, ariko turashima Imana ku ijambo ashorejeho avuga ngo ariko urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho, rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Ndifuza ko waba muri aba ngaba Uwiteka aze mu gihe cya none. Imana iduhe umugisha. Rero reka iyi coronavirus nk'uko atubwiye yo kudutera ubwoba, kandi gare niriza abantu benshi turi kubona bari kuri panda, abantu benshi bari gupanda bagataha, kumva hirya no hino ngo ngo wa muntu aragira icyo bigusaba we kiranuka, ubundi niriza witahire, kuko iyi si n'ubundi buri twayijemo gutyo tuzanayisohokamo, ntawe uzira ko tuzayisohokamo. Ishimye rero kugucyura, ndagira ngo nkubwire ngo nawe iheze. Imana iguhe umugisha mwene data. Murakoze, kandi n'ubutaha nimumira rwose nzaza. Umwanya wacu uba ari muto, abavuga ko tuba dufite byinshi byo kuvuga, ariko iminota yariyo. Ubutaha nimumira bwanzagaruka tuganire birambuye. Ngaho sengera abaduteze amatwi kugira ngo iri jambo rigire icyo rigakora ku mitima mu minota mike cyane. Urakoze Uwiteka n'ingabo, Imana izamana ikomeye, turagushimiye, turaguhimbaje. Mukanya keza wari uduhaye kukubwira ubwoko bwawe, amagambo yawe. Urakoze kubanye natwe, kandi reka umwuka muziranenge amanuke arijyane mu mitima yabo badukurikiye bose, kugira ngo ibashe kubabamo bakora ibyo twagiye gisa n'iki. Ukomeze kutugirira neza, kandi ukomeze kubana natwe muri byose. Muri iki gihe cya corona ukomeze kubana natwe, gusoma ijambo rivuga ko udashobora kungana umukiranutsi n'abanyabyaha. Reka ababura bazi ukomeze kubashyira ku mugongo wawe mugari, ukomeze kugenda ujisha, kugira ngo Uwiteka Mwami Imana Satani atagira n'umwe yacuncumira. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze, nawe utaha. Murakoze cyane. Amen.